baza kutwirukaho barasa amasasu menshi kuko njye ubwanjye n'imbwa yari yamaze kumfata yamfashe imyenda nyikuramo ngenda nambaye uko navutse, imbwa isigarana imyenda yanjye nari nambaye, udukiraho tutari twagera muri Kongo tugeze mu Rwerere. Ubwo muri abo babiri twari kumwe ko twari bane, babiri bari imbere bakomeje imbere barambuka bagera muri Kongo, natwe babiri basigaye inyuma. Uwo twari kumwe mwe baramwica, bamwishe tumaze mu Masaka iminsi 3. Ubwo bamaze kumwica njye banjyana kuri komine Rwerere. Mpageze burugumesitiri waho aravuga ati uri umwana uri muto, kandi itegeko rya minisitiri ryasohotse yuko nta muntu ugomba kongera kwicwa, tugiye kuguha umuntu mubane uzaje umukorera. Ubwo namaranye nawe icyumweru kimwe igihugu kirafatwa. Jenoside itangira twari umuryango w'abantu 11 mu nzu, muri make muri abantu 11 ninjye warokotse. Mukeneye ubuhamya bw'ahantu naba nararokokeye mu ishyamba rya Muhungwe. Tubwire wenda baza kubafata byari bimeze bite, byagenze bite? Twebwe twahizwe n'abaturage n'abasirikari, ariko ahanini ikintu cyaduhize ni imbwa zavaga mu kigo cya Bigogwe n'abaturage. Twahizwe n'imbwa n'abaturage n'abasirikari, ariko kugira ngo abantu baboneke mu ishyamba cyane kubera ko ishyamba rya Muhungu ryaguyemo abagore n'abana n'abanyantege nke b'abagabo, ariko ahanini haguyemo abagore n'abana benshi. Muri abo bana barimo rero njye nafite imyaka 16, ninjye washije kurokoka muri iriya shyamba rya Muhungu. Utubwiye ko ari imbwa n'abasirikare babahigaga n'abaturage. Yego. Ese ubwo ngubwo wamenya nk'umuryango wawe aho biciwe bishwe gute? Duhe ubuhamya bw'ibyo waba warabashije kumenya nawe. Yego, umuntu bakuye ahantu yari yihishe mu rugo rw'umuturage wari umuhishe ni mama yarahishwe n'umuturanyi, baza kumukurayo bamuranze, baza kumwicira ahantu twari dutuye ari kumwe n'abana 7 ba data wacu. N'uwe yarahetse wa 8, yarahetse uruhinja rw'amezi 4. Abandi ni barumuna banjye njye nari kumwe nabo baguye muri iriya shyamba rya Muhungwe, nibo bantonze baho baguye. Abandi baguye ahatandukanye ntabwo napfa kuhamenya. Nubwo ngo ku gihe cy'ibyitso 92 twaje guhungira muri iriya shyamba, haza kuboneka agahenge bavuga ko abaturage bagomba gusubira mu mazu yabo, ntihagira abantu bagwa muri iriya shyamba rya Muhungwe kubera ko ryabagamo abashumbana n'inka, kandi ryari rifite ubwihisho, ryari ishyamba ry'inzitane. Ubwo rero abantu barigiyemo n'ubundi bazi ko bashobora kurikiriramo, kubera ko gahunda yari yahindutse. 92 ntabwo yigeze hajyamo abaturage cyangwa ngo hajyemo abasirikari, ariko nabwo kugira ngo babone abantu babamare ni ukubera ko bifashishije imbwa. Iyo batifashisha imbwa ntabwo bagombaga kubona abantu, kuko ryari ishyamba ry'inzitane cyane. Mu by'ukuri kuba bigaragara ko hashobora kuba hararokotsemo abantu 4, ni ukubera ko abo bantu 4 barokoye muri iriya shyamba kuva 94 mu kwezi kwa 4. Twaje kuvamo turi 4 kuko abo twari kumwe, abana twari kumwe n'abana barenze imyaka 7, 8 n'imyaka 4 kugeza ku myaka 12 baguyemo tariki 7 z'ukwezi kwa 5. Kuri iyo tariki ya 7 y'ukwezi kwa 5 rero niho abana benshi baguyemo. Ubwo abantu 4 twari kumwe bari abantu bakuru, harimo n'umwana w'umusore, abandi bari abagabo 2. Kugira ngo tugeze kuri iyo tariki ya nyuma ku tariki 23 z'ukwezi kwa 6, ni ukubera ko batubwiye ko hagiye kuzamo komisiyo ya nyuma y'abasirikari, kandi batubwiraga ko jomeri iri mu Bigogwe itureba neza,
ubwo rero umunsi wa nyuma wa tariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu niho baje, kandi hari umuturage watuburiye aratubwira ati mu ishyamba hagiye kubamo igikorwa cyo gushaka abasigayemo, mushaka mwavamo kubera ko ibintu birakomeye. Kuri iyo tariki ya 20 rero biriga baduhigisha n'imbwa n'abaturage, bafashe abaturage bajyayo, abavuye muri segiteri Kayove, segiteri Karambo, segiteri Bisizi, bazamukana muri iyi shyamba rya Muhungwe. Ubwo ikintu cyadukijije n'Imana kubera ko aho imbaraga z'umuntu hari harangiye, tubaza kutwirukaho barasa amasasu menshi, kuko njye ubwanjye n'imbwa yari yamaze kumfata, yamfashe imyenda nyikuramo ngenda nambaye uko navutse, imbwa isigarana imyenda yanjye nari nambaye. Naje kugira umugisha uwo twari kumwe ampikote yari afite ndaryifubika, nta n'iryo nageranye mu rwerere. Ubwo rero kuri 23 batubwira ko ibintu byahindutse, ko nk'ejo baze bugaruke. Turara twambutse tujya muri Kongo. Tugeze muri Kongo tutari twagera muri Kongo, udukiraho tutari twagera muri Kongo, tugeze mu rwerere. Ubwo muri abo babiri twari kumwe, ko twari bane, babiri bari imbere bakomeje imbere barambuka bagera muri Kongo, natwe babiri basigaye inyuma. Uwo twari kumwe mwe baramwica, bamwishe tumaze mu Masaka iminsi 3. Ubwo bamaze kumwica njye banjyana kuri komine Rwerere. Mpageze burugumesitiri waho aravuga ati uri umwana uri muto, kandi itegeko rya minisitiri ryasohotse yuko nta muntu ugomba kongera kwicwa, tugiye kuguha umuntu mubane uzaje umukorera. Ubwo namaranye nawe icyumweru kimwe, igihugu kirafatwa. Nubwo rugendo rw'ubuhamya bwanjye, nuko Imana yandenze, nuko narokotse. Hanyuma ubu ngubu noneho turi mu mwaka wa 2026, hashize imyaka 32 murokotse, ari nabwo jenoside yakorewe Abatutsi ibaye, mbese imyaka 32. Hanyuma urugendo rwo kwiyubaka, rwo kongera gukira, rwo kongera kugarura ubuzima rumeze rute kuri wowe? Wabuze abantu benshi, wabuze umuryango, ariko se noneho mugezeho hehe urugendo rwo kwiyubaka? Murakoze. Urugendo rwo kwiyubaka twarufashijwemo n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Ubuyobozi bw'igihugu cyacu ntabwo bwigeze buba ubuyobozi twabanjijemo. Igihugu cyacu cyaje gikuraho amacakubiri y'ubwoko, cyashize abantu bose mu cyiciro kimwe. Igihugu cyacu cyaradufashije, ari abana basigaye ari imfubyi, hari ababyeyi bari baramaze kubura abagabo. Muri make igihugu cyacu cyadufashije kwiyubaka, cyadufashije inzira zose zishoboka. Aho tugeze ubu, ngenda umubyeyi, mfite abana 4 ku myaka 48 mfite, kubera ko nta mubyeyi nari nsanze mu gihugu, nta n'umuvandimwe nari mpasanze, ariko nahasanze ubuyobozi bwiza budufasha kwiyubaka. Turashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika wateye intambwe kugira ngo yubake abanyarwanda bose ntawaciye iruhande. Gusa turamushima, Imana yo mu ijuru imuhe umugisha kandi imuhe ubuyobozi bwiza nk'uko Imana ibyifuza. Hanyuma ese mwabashije wenda kubona abo ngabo wenda baba barabahemukiye urugendo ubumwe n'ubwiyunge nabo, cyangwa se wenda n'abandi wari uzi wabasha kubona n'amaso yawe icyo gihe, kuko imyaka 16 ntabwo wari umwana cyane? Urwo rugendo rwo rwari rumeze rute, nako ubu rumeze rute? Mwabashije kubabarira cyangwa haracyari n'icyuho mukeneye ko ubuyobozi bubafasha? Murakoze. Abenshi bakoze igibara, benshi barambutse bagiye mu cyahoze muri Kongo, ntabwo bigeze bagaragara cyane ku bantu twagize ubumwe n'ubwiyunge. Abandi baraha muri gereza, ariko abasahuye imitungo, abatarabonye ubwishyu, kandi n'ubwishyu benshi ntabwo bagombaga kububona, twagize ubumwe n'ubwiyunge turababarirana.
kuko tutagize ubumwe n'ubwiyunge abanyarwanda, kuko ariyo ntambwe ya mbere igomba kubaka igihugu. Ibyo twarabikoze, ariko abenshi baduhemukiye bari muri Kongo, ari nabo babujije umutekano igihugu cyacu. bivuze ngo abenshi bari muri Kongo ntibahari. Abagize uruhare muri iyo gahunda ya jenoside baduhemukiye, abenshi bari muri Kongo. Mu bijyanye n'urugendo rwo kwiyubaka nk'uko nguko, n'ubundi iyo umuntu yahuye n'ibyago nk'ibyo bisaba ko abona nabi akabashyingura. Mwebwe umuryango muvuga ko hano umuryango munini kandi waje kugwa muri ibyo bitero byabagabweho mu ishyamba rya Muhunga, nta mwarabonye abanyu baje kugwa muri ibyo bitero kugira ngo mubashyingure mu cyubahiro? Murakoze. Abantu bacu baguye muri Muhungwe bariwe n'imbwa, abandi baribwa n'inyamaswa zitandukanye. Abantu baguye muri Muhungwe bariwe n'imbwa ni benshi, kuko hari n'igihe wamaraga icyumweru wajya kunyuraho mugenzi wawe yari aho bamwiciye wari uzi, ugasanga n'imyenda ntayihari, ari umukungugu uri gutumuka. Umuntu twabashije kubona ni mama wanjye, kubera ko aho bamukuye bagiye kumwicira mu itongo, bamushyingura mu ngarani. Twamubonye hamwe n'abana bamushyinguranye nawe, abo twakuye muri iyo ngarani nibo bashyinguye mu cyubahiro, ariko abandi bariwe n'imbwa ntabwo babonetse. Kuko ririya shyamba abantu bariguyemo bose bariwe n'inyamaswa, ntabwo baje kuboneka.